save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. nongeye kugusuza ukurikisha Black TV muri kano kanya. Imana iguhe umugisha. Guhaye ikaze nanone mu kiganiro Branham aravuga. Iki ni ikiganiro mugezweho muri umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham, atubwira mu kibwiriza yagiye abwiriza ndetse akanakora n'inyigisho zifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Mu kiganiro Branham aravuga kandi mubasha kumva ibitangaza bigiye bitandukanye Imana yagiye ikora binyure mu murimo wa William Marion Branham. Muri Branham aravuga mubasha kongera kumenya ubuzima bw'umwihariko ku muhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham. Iki kiganiro mukigezwaho nanjye Nyinziga mu Madadire kandi uyu munsi nk'ibisanzwe turababwira ku nkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham, atubwira mu kibwiriza yabwirije mu 1961 tariki 10 z'ukwa 12 akita Paradox. Branham atubwira inkuru y'umugabo w'umuvugabutumwa wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo w'umuvugabutumwa umunsi umwe yaje kujya gusura inshuti ye. Inshuti y'uyu mugabo w'umuvugabutumwa yo yari umuganga cyangwa se ushinzwe kwita ku babaswe n'ibiyobyabwenge. Mu by'ukuri uyu mugabo w'umuganga yari umugabo ukunda Imana ndetse yari n'umukristo mu by'ukuri uhamye. We hamwe na wa muvugabutumwa wari waje kumusura yicara ahantu runaka batangira gusangira icyayi barimo baraganira. Uyu mugabo w'umuganga abwira umuvugabutumwa ati, hari icyo nifuza kukubwira ariko sinzi nimba ushobora kubyumva. Umuvugabutumwa nawe ati, mbwira rwose inshuti yanjye, niteguye kukumva kandi nkagusubiza. Atangira agira ati, igihe cyose nagerageje gukora neza kubera Imana. Uyu muvuzi wababaswe n'ibiyobyabwenge ndetse yari n'umudiyakoni mu rusengero. Ati nagerageje igihe cyose kugendera neza mu muhamagaro wanjye Imana yampaye, nkora byiza. Akomeza avuga ati nta numwe nigeze nigana ku byo nkora. Ati nagerageje kuvuga neza ndetse no guhamya Imana uko nari nshoboye kose. Ati mu by'ukuri nakoze neza bishoboka. Ati rero ntega amatwi nkubwire ibyaje kumbaho. Ati umuhungu wanjye nawe uri kwiga ku by'ubuvuzi bw'ababaswe n'ibiyobyabwenge. Umunsi umwe yarahagaze imbere y'umuryango. Aha byari mu gihe cyo gusubira inyuma mu buryo bw'ubukungu cyangwa se economic depression. Ati umukobwa muto yinjiye mu irembo, mu by'ukuri akinjira ushobora kwita wamenya ikibazo yari afite. We n'umugabo we bari bambaye imyambaro ishaje ya gikene. Uyu mukobwa muto ndetse n'umugabo we bagiye kugurira imiti muri farumasi ya wa mugabo wavuraga iby'ababaswe n'ibiyobyabwenge. Ba ordonnance cyangwa se igipapuro cyanditseho imiti muganga yabategetse kugura umuhungu wa mugabo. Ariko mu by'ukuri nta mafaranga ahagije bari bafite kugira ngo babashe kuba bagura imiti bari bategetswe na muganga kugura. Uwo mugabo akomeza abwira umuvugabutumwa ati, umuhungu wanjye yaramushubije ati genda aho hakurya y'umuhanda uraza kubona abagira neza baguhereza amafaranga ubashe kuza ugura imiti wifuza yose. Muri make yaramuhakaniye ko bidashoboka ko yabasha kumuha imiti ku buntu cyangwa se ngo bashe kuba yamusigaramo ideni. Ati nari ndi mu cyumba aho nari ndi numva ikintu runaka kimbwira giti, ibi si byo rwose kuko uriya mugore akeneye umuti cyane rwose. Ahita abwira umuhungu we ati genda vuba vuba babwire bagaruke. Bakigaruka yahise abahereza imiti, abahereza ibyo bifuzaga byose ndetse ababwira ko atari bunabishyuze. Amuha imiti y'ubwoko bwose yifuzaga. Ati mu gihe nari ndimo kumuhereza iyo miti narebye mu biganza byanjye mbona ndimo ndatitira mfite ubwoba bwinshi. Ati nitegereje isura ye mbona ari Yesu Kristo nabihaga. Nahise nibukiramo rya jambo rivuga riti, bya bindi bike mwakoraga ninjye mwabikoreraga. Ahita abaza uwo muvugabutumwa ati, ese wizeye ibi ngibi nkubwiye? Umuvugabutumwa nawe nta kabuza ahita avuga ati, ndabyizeye rwose mwene data.
umuhanuzi Imana yatwohereje muri kino gisekuruza cya nyuma rero William Marion Branham akuraho icyigisho cyo mu buryo bw'umwuka agira ati nanjye nizera muri ibyo bintu biba bimeze nk'ibidashoboka by'ibitangaza cyangwa se icyo twakwita paradox. Umuhanuzi akomeza agira ati ese ikintu cy'ingenzi muri iyi si ni iki? Ati ikintu cy'ingenzi ni itorero ry'Imana. Ati hari icyatumye rikora ni ukugira ngo ibashe gukuramo umugeni. Ati rero nicyo kintu cy'ingenzi muri iyi si ni ukuba mu itorero ry'Imana zimwe. Imana ibaho umugisha. ni n'ahangaha dusoreje kino kiganiro Branham aravuga cy'uyu munsi. Ndagushimiye twabanye muri kino kiganiro. Mushishikariza nawe nimba uri mushyashya kuri Shamgak TV usiga ukanze subscribe kugira ngo ubashe gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Shamgak TV. Mwibutsa kandi ko ushobora gukomeza kudukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram wandikamo Shamgak TV, Facebook, Twitter hose wandikamo Shamgak TV. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.